turabasuje bakunzi ba Irakora TV. Nk'ibisanzwe tubazanira exclusive interviews cyangwa se ibiganiro by'abantu bagiye batandukanye ku bijyanye na gospel, abatanga ubuhamya bugiye butandukanye bw'ibyabayeho cyangwa se kandi bagatanga ubuhamya navuga ko buri constructive, ubuhamya nyine bwubaka societe nyamwinshi, baba ari abakozi b'Imana atari n'abakozi b'Imana. Ariko uyu munsi dufite umubyeyi tugiye kuganira kandi tunasaba imbabazi ko hari ikiganiro twakoze tuza kumentioningamo cyangwa se tuza kuvuga mu amazina y'abantu bataduhaye right cyangwa se uburenganzira bwo kuvuga amazina yabo, nyuma tuza kugihindura. Ariko muri make content yo ntabwo iri buhinduke cyangwa se ubuhamya yatanze ntabwo buri buhinduke, nibwo tugiye kuganiraho n'ubundi, ariko amazina yo nta yarimo. Tubisabiye imbabazi. Turakwakiriye. Murakoze. Meze neza? Meze neza. Amakuru yawe ubundi? Amakuru nisanzwe. Nisanzwe gute? Ni buhoro. Amakuru atari meza cyane ntabwo. Buhoro. Ubushize twakoze ikiganiro uzamo kuvugamo abana bawe, nyuma baraduhamagara badutegeka ko twakura amazina yabo, ubundi bira byagaragazaga wowe biguhiye sura? Nta muntu wemera ubundi kwavugwa uko ari. Ukuri nyine kwarapfukirana. Birashoboka. Kugira ngo dutangire none watangira wibwira abantu badukurikiye barebye ikiganiro bwa mbere. Mbibutsa ko abantu tugiye kuganira ku ngingo nyinshi z'uko yagiye umukobwa we yakoze ubukwe bakabumusohoramo nyine, kandi urumva ari we umubyeyi w'umwana wakoze ubukwe. Nimvuga umubyeyi mwumve biologically, ni umubyeyi nyine biologique. Yes. Noneho tugiye kuganira ni ingingo tubuganireho ku bijyanye n'urubyaro rwawe, urushako, none turagarukaho amashuri nayo tuyagarukeho. Turakwakiriye. Murakoze. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Mukankusi Olive, mvuka mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gikundamvura, akagari Nyamigina. Yego. Ubu mbarizwa mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ruhuha mu kagari ka Ruhuha mu mudugudu wa Ruhuha ya mbere. Nkuko binsabye nize amashuri abanza nyine mu murenge mvukamo wa Gikundamvura. Hari cycle rero superieur twize imyaka 8 muri primaire. Imyaka 8. Twigaga imyaka 8. Yari isanzwe ari 6, baza gushyiraho systeme y'imyaka 8. Ndangije rero primaire amashuri abanza nagiye kwiga mu ishuri ryisumbuye inyamasheke yitwaga Sainte Famille Nyamasheke. Nigayo imibare, ibinyabuzima n'ubutabire, icyo bita mathématique, chimie, biologie. Ndangije imyaka 6. Ndangije imyaka 6 nakoze muri Technoserve, muri ni ONG ya Technoserve mu muceri wa Bugarama. Nyuma naje kuhava njya mu ruganda rwa sima yari Mashyuza. Guhari muwe mwaka? Nageze muri Simanteri kwa mbere tariki 21 z'ukwa mbere 1991. Mwara yariye. Bisanzwe. Kaminuza nayize ndi mu Bugesera, ndangije kubyara abana banjye 7. Ngira ngo umwana wa nyuma yari afite imyaka 5 njya kwiga kaminuza. Nagiye muri 2008 niga muri kaminuza ya Kibungo Inatech. Niga agriculture engineering imyaka 5. Arasomye. Wow. Muri umuscientiste. Scientifique. Turakomeje ubundi tugarutse gushaka wo bifata nk'iki ku ruhande rwawe? Buri wese aba afite uko abisobanura. Buri wese afite igisobanuro yatanga ku gushaka. Kuko gushaka ni ikindi kintu, urumva uba uvuye mu buzima bw'ingaragu ugiye mu buzima bw'abashakanye nyine nkuko gushaka babivuga. Ariko ku giti cyanjye ngewe ntabwo byabaye inzira nziza, ni inzira ndende yangoye cyane. Kuko nge nashakanye n'umugabo dusezerana mu cyahoze ari komine Bugarama tariki kuwa 4 saa 4 tariki 24 z'ukwa 4 1992 hari mu bihe
by'intambara bitameze neza 94 yabaye dufite abana babiri n'inda. Ubwo ni genocide. Genocide. Periode ya genocide yabaye dufite abana babiri n'inda. Umwana umwe niwo nari narabyaye bwite, navuga ngo umwana biologique. Undi mwana mama we yari yitabye Imana, ndamwonsa murerana n'umwana wanjye. Genocide yabaye ntwite inda biologique ya kabiri, ariko ku bana ari umwana wa gatatu. Wow. Yego. Uwo mwana ariho wariraga? Uwo mwana narera nonkeje, ntabwo namureze, naramwonkeje. Naramwonkeje. Umwana twatandukanye 94 nyine, abantu bamwe bahunze bagiye Kongo. Papa w'umwana arambwira ngo muhe umwana, aramujyana. Kuva icyo gihe nirirwa mushakisha, ndasenga nkasaba Imana ngo yitwa nde uwo mwana we? Uwo mwana yitwa David. Yitwa David nde? Yego. Yitwa David nde? Uwo nyine uwo wareraga? Uwo nareraga yitwa David. Okay. Naramushakishije kuva natangiye kumushaka 97. Uramubura? Nagiye nandika ku HCR ndetse ahantu henshi naramushakishije, sindamubona kugeza uyu munsi. Ariko nsenga Imana niba atarapfuye tuzabonana. Yego. Urabyaye, urareze, noneho umpashije ikibazo cy'ubushako. Noneho urushako kuri jewe mbona ari inzira ndende kandi itarambereye nziza na gato. Kuko twashakanye, nakubwiye ko twashakanye 92. Yego. Itariki 24 z'ukwa 4 saa 4 za mu gitondo. Aho yibuka n'amasaha 92. Ndabyibuka. Tumaze gusezerana uko twasezeranye mu kwa 4, kwezi kwa 6 umugabo nari muzi ku buryo buhagije. Ubwo mu mezi abiri yonyine. Kuko hari ikintu yakoze bitamumenya. Ndavuga nti umuntu uretse kwihangana ni ikigeragezo. Hari ukuntu ababyeyi batugira inama tukiri batoya, hari ukuntu mama wawe yakubwiraga ati urushako bimera gutyo uzihangana, akaba ari byo byaguhaye imbaraga zo kuita ukomera mu mezi abiri wari umaze kumenya. Barakubwiraga ngo ugiye gushaka, ariko kirazira kugaruka. Nawe ukagenda ubizi kandi ubifashe nk'ihame. Kandi nanone gushaka ntabwo ari ukuvuga ngo reka njyeyo nongere ngaruke. Ugomba gushaka ugahamya, kubaka urugo, ukabyara abana mu gihe Imana ibahaye umugisha. Mwababura nabwo mukihangana mukabana. Ariko hari igihe gikomera ugahitamo kuvayo. Njyewe rero byabaye ibintu navuga bibi, n'ubuzima bukakaye naciyemo, kuko genocide ibaye. Warakubitwaga se? Umugabo wanjye ntabwo arwana. Ariko ubuzima cyangwa se imibereho cyangwa se imico ye biruta n'urwana. Urwana nibyo byiza kuko uramumenya, ukavuga uti ndi umuhunge. Ukavuga uti nataha ndaba nateguye neza, mwakire muhekeya, ariko yenda ngira uko muhunga. Ujye utinya utavuga, yavuga akavuga iryica. Ijambo ribi kumva ntabwo ari byiza mu buzima ku bantu babana. Ariko we namumenye kare. Mu mezi abiri nari muzi bihagije. Hari ikintu yakoze. Hari ukuntu nyine izi couple nyine hari ukuntu zikundana zikamarana nk'imyaka 2 bakaba baraziranye bati so wowe wamumenye mu mezi abiri gusa nyuma yuko mubana? Nyuma yuko tubana, kuko subiye inyuma gato yansabye urukundo ndarumwemerera, ariko hagati aho nari narasabwe n'undi muhungu. Biza guca nyine mu bintu. Bari baratanze inkwano cyane. Wica ubukwe. Abari unsaba ngo tubwice ndabyemera. Urumva sinzi niba ari nge namukunze cyangwa niba ari we wankunze. Ariko urebye twarakundanye. Kuko nta washyizeho unda gahato. Nta n'uwarebye ko yenda ari ngo dushingire kuri iki. Oya, hari akantu gato kaduhuje. Nigeze no gutanga ubuhamya 97 tariki 16 z'ukwa 4 i Bugarama, mu murenge wa Muganza, kuri simanteri nyene. Mvuga ubuhamya bwanjye nawe muri genocide. Byari ibintu bikomeye cyane kandi bibi, kuko yarokokiye umuryango wacu. Ariko nsubiye inyuma ku kintu cyaduhuje, ndavuga ngo cyaduhuje neza. Mu gihe cya periode ya genocide
mbere ya 1994 muri 1990 uzi ko bavugaga ngo u Rwanda ngo rwatewe ngo ruturutswe mu Mutara no Rumaruma babohora u Rwanda noneho baje gufunga abantu babafunga mu byitso ngira ngo ibyo ntubizi wowe unfortunately ntabwo mbizi kuko ndi wanyuma ya jenoside wabyize muri yego nabyize muri secondaire abantu rero bafunzwe byageze aho barafungurwa ariko bakaba batemerewe gutembera ku butaka bw'u Rwanda badafite urupapuro bitaga laissez-passer ubwo nayita ni passport hari laissez-passer na passport yes hari laissez-passer reka tubyite urupapuro rw'inzira feuille de route yes byagomba gutanga udufoto kugira ngo hagomba udufoto duto twa passport rero yari afite utwo dufoto negatifu bashaka umuntu watumukururira ngo hasi udufoto be arababura umukobwa umwe barababwira ati ngenze umwana watangiye akazi muri simanteri ejo bundi tiyabikora baza kundeba ni nawo mukobwa waje kundeba aje kundeba ndamubwira nti ndi ready ariko nzaza nambaye neza ntubuze uyu munsi usubireyo uzaze kuwa gatanu nzaza nambaye neza kwambara neza ni nuko naje nambaye agakabutura imbere y'ipantaro kugira ngo nze gushyiramo twa tuntu ntibatubone baje kutumpa rero ndatujyana njya kudukuruza ndabona bigoye kuko nahageze saa moya kuri studio ariko mpava saa 11 z'umugoroba udufoto rero naratumuzaniye abona passport ashobora gutembera kuko yaraje kureba bene wabo ni wabo ndetse igakoma azana kwa mukuru we hano kuruhuha hariya kuruhuha mu Bugesera hanyuma rero agarutse ko icyo gihe uwari premier ministre yasabye ko abantu bafunzwe mu byitso barengana basubirizwe ku kazi yaragarutse ku kazi agarutse aza kunshaka kubera twa dufoto namuhaye ariko aje kunshaka akandi gato nuko nkiri umukobwa nkiri umwana agarutse barongeye barabafunga ngo bari bagiye guteza umutekano muke mu gihugu ndumva naragize uruhare mu gufungurwa kwe kibaye kabiri ibyo bibiri rero nibyo yashingiye haza kundeba arambwira ati reka tubane asaba urukundo nari narasabwe ni nawe wampaye akaburuyo nawe kwita buruyo y'ibyo ndi buvuge urabona telefone izi ngendanwa ntazari zihari ariko hari telefone fixe kuko twari dufite uruganda rukomeye mu Rwanda twagiye kuri telefone rero ansaba ibyo mbwira wa musheri wanjye ubukwe burapfa nshingirwa nawe byumvise umusheri wawe tugaruka inyuma gato yo umusheri wawe yabyumvise uwa mbere yarabyakiriye burya mu buzima urakira inkwano se yari yaratanze yari umuntu wari warize muri École Royale Militaire mu Bubiligi ntabwo yigeze asaba izo nkwano yabirekeho imiryango se nyine famille zo bambajije nyine uko byagenze mu mbabwira nti oya n'uyu nguyu se ko ako tubwira ubundi byagenze bite message wamuhaye iteye amatsiko message nyine mubwira nti bya bindi twaye turimo turahagaritse bihagaritse kubera iki impamvu ntuzimbaze ahubwo byakire nuko byagenze wasanga ari we waguse wasanga ari we none se ntabwo birumvikana ubwo rero niko gutyo gusa for nothing uramwira ngo mbugurire ngo nta ya gahunda twari dufitanye turayihagaritse impamvu yihe nuyimbaze ubyakire nise ubundi murumva ni facts ebyiri zo kuba warakoreye uwo muntu uyu umugabo mwabyaranye nyine mwashakanye nyuma nuko wamukoreye izafere ebyiri zo kuba wamushakira passport amafoto n'urupapuro rw'inzira isungu wowe wari warize muri École Royale Militaire mu Bubiligi none se we nta memories cyangwa se nyine souvenir mari mufitanye ku buryo ko tutabanye urumva iyo haje undi zazindi zirasibama ufata umushya kandi twari dukundanye uretse ko haje kuza mu kidobya nyine satani ntabwo igibura ahica yarayemereye irahaca aho ngo arahari se ngo wakere yayitabye Imana amakuru yafite kwitabye Imana polisana ni excellent none se
tugaruke noneho murashyingiwe turabana tubyarana umwana wa mbere. Igihe cyo kubyara umwana wa mbere nyine umuturanyi twari duturanye hafi nawe ajya kubyara, hanyuma ndumva twarabanje kuri dispensaire ya Mashyuza y'Uruganda, turahava tujya kuri dispensaire Mashesha. Tuhageze warabyara wa mama arabyara, ngewe banjyana kuri hôpital Mibirizi, nigo ni Cyangugu ni Rusizi. Byarambazwe wa mama yari yatashye urumva kuri ya dispensaire ya Mashesha. Ageze mu rugo mbese sinzi akabazo kabaye, arapfa ararwara, bamugarura ku bitaro Imibirizi, ahita yitaba Imana. Yitabye Imana rero wa mwana namuriranye n'uwanjye. Nawe uramwonse? Ni umwana wagize amateka meza mu buzima bwacu yewe n'umugabo. Muri 1994 nyine nyuma ya genocide umugabo wanjye yigeze yahungiyeyo avuye iwacu. Agezeyo papa wa mwana aramwakira, aramubwira ati ntibishoboka ko ntagira icyo nkora ku buzima bwawe, ndetse ngomba kubusova uko bishoboka kose kugira ngo kuko umugore wawe hari ikintu yakoze muri uru rugo tutakwibagirwa. Yego. Nanjye naje kuhaba, mpaba ntwite mfite n'umwana wa wundi wanjye nabyaye, ariko wa wundi nawe mufite arabana babiri n'inda. Igitero kigeze kuza gishaka kirambaza kiti umwana wawe n'uwuhe? Nerekana uwanjye nabyaye. Bahita bavuga ngo nibansubiza abana banjye bombi mu gihe mvugishije ukuri. Aho uzaba hose ukuri ni ingenzi. Ubwo nabwo uwo mwana akiza uwanjye. Yego. Nuko bakubwiye. Wow. None se tugeze mu rushako nyine noneho nyuma ya gikomeje nyine ubwo nyuma ya genocide rero urumva twari twahuye n'ibintu bikomeye, turi kumwe turushe tunaniwe kandi tunanijwe. Byabaye ngombwa ko tuva i Mashyuza aho nyine kuri cimenterie Mashyuza, kuko twari tuhatuye twafite n'inzu. Ariko urumva nyuma ya genocide nta nzu twari tugifite, bari barisenye. Tuza gutura ku Ruhuha ahabaga ababyeyi be ndetse n'umuryango we mu Bugesera. Ubwo ni muri 1996 twahageze mu kwezi kwa 4 tariki 20 kwa gatandatu. Turahaba, ariko tuhageze umuryango ntiwanyishimira. Abaturage bose baruhuha barabizi, n'Ubugesera bwose barabizi. Abari bazo uwo muryango ntabwo bishimiye ko umugabo anzana mu muryango wabo. Kuko no mu muryango wabo higeze gupfa umwana bavuga ko ari nge mwishe. Ibyo birakomeza biba bibi, kuko ntabwo banyishimiye urumva. Umugabo nawe yaje guhinduka, akumva amabwire nyine y'uwo muryango we bene wabo, akumva amabwire yabo, ariko ntabwo ariyo yubaka kandi yari umuntu ukuze. Byaje rero kugeraho muri 2007 tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2007 urumva hari kubunani. Yari umunsi mwiza w'ibyishimo. Arambwira ati jewe buriya nararwaye naramugaye. So wamugaye ute? Ni umugabo w'umusore ugenda ukomeye ugenda neza. Arambwira ati nabaye ikiremba. Yego. Twanamuvuje ahantu henshi ariko kwa rukubeshya. Kuki yakubeshyaga? Ni strategie ze yakoreshaga kugira ngo ashaka uburyo mutandukana. Birashoboka simbizi. Kuko buriya ntabwo wasoma mu mutima w'umuntu ugenda avuga ibyambayeho. Kuki wavuga ko yari kubeshya? Wegeraga bamuganga, twagiye kwa muganga ndetse no kwa Kanimba twarahageze. Ndibwira hanyuma baratuvura. Umuganga aravuga ati "Jyewe ndabona nta kibazo ufite." Tukahava tukajya n'ahandi, kuko nge numvaga kuvuga ko nta kibazo kandi nzi neza ko gihari. Ndetse akanambwira ati mfite isoni zo kuvuga, nkamubwira nti ndagufasha. Rimwe na rimwe nkavuga muganga atese ko ari wowe uvuga ati nije mbabaye, ko nije nari mbabaye. Ariko rimwe bakamuha imiti, yayirageza nkamubaza ntese urumva bimeze bite? Ati reka danda cyari kwa kundi. Muri 2008 rero naje gufata gahunda, aravuga nti umugabo bwo bigenze bitya reka nigire kwiga. Njya kwiga 2008 mu kwa mbere 2008. Ubwo wagiye muri university? Yego.
wiga agricultural engineering. Yego. Imyaka 5 narangije itariki 13 graduated yabaye itariki 13 z'ukwezi kwa graduation yabaye itariki 13 z'ukwezi kwa 7 2013. Okay, none tugarutse ufite abana 7 ubu ngubu. Ufite abana 7 ndiko ubona narabyaye n'abandi. Yatamugara nyine babyumva hari kuvuka n'abandi. Ndabyo. Hanyuma rero byaje kuba ubuzima butari bwiza nyuma yo kurangiza kwiga kaminuza gakora ibintu ukabona si byiza ukabona umuntu arabangamiwe kandi nanone agikomeje muri ubwo burwayi bwe kuva 2007 abivuga kugeza 2018 ngira ngo niho ibyacu byagiye hanze ariko yigeze kundega muri RIB. Okay, tugaruke inyuma gato none se kuvuga ko we yakubwiyaga ko arwaye ntubyemere, hari abandi bagore yari afite uzi ku buryo nyine utabyemera? Niyo impamvu yatuma gutabyemera? Jewe narabyemeraga, abifuza narabyemeye jya kumuvuza abaganga bagatanga ipreve tangible ko atarwaye. Noneho nk'umuntu ufite ubwenge uratekereza. Nigeze no kumubwira kandi ndamubwira ngo je vais faire une étude sérieuse sur cette situation. Arambwira ngo uzayikore. Urumva nagomba gusuiva dople. Narabikurikiranye. Nsanga no kubeshya. Hari abandi bagore afite? Abafite atabafite ngiwe ntabwo nabikurikirana. Nta nicyo byamarira kubimenya. Ashobora kuba arwaye. So why not? Oya. Oya. None mugeze mbo nyuma washaka akimara kurega muri RIB. Andeze muri RIB rero yandeze itariki bampa convocation. Bayimpaye. Convocation yari iki? Ngewe nitabe RIB. Witaba muri kesi. Umugabo yandeze. Akurega iki? Yandeze ibirego ngira ngo ni 3. Ibyo nibuka biri ku mpapuro hano ndabifite ntabwo ari ikintu mbeshya kandi ngira ngo n'abantu bose barabizi bo muri ako gace cyane n'abatarabo muri ako gace barabizi kuko kiriya gipapuro ni igipapuro kiba systematize abantu bose barabibona kuko urumva naragikuruye ariko ngomba no kucyereka abantu bakibone akarengane. Yandeze rero muri RIB mu kwezi kwa 11 tariki 3 2019. Andega ibirego 3. Yandeze ngo namuteye ibuye. Namuteye ibuye. Ngo ariko namuteye ibuye itariki 2 z'ukwa 5. Andega ngo arahohoterwa. Icya 3 ndumva yarandeze ngo naramurumye. Guhohoterwa mu buhe buryo? Ihohoterwa ntabwo ari ikintu gikorwa umunsi umwe. Nyine ubwo se yakureze irihe hohoterwa kuko ntaryo yasobanuye kuko ryari na ntaryo yavuze ihohoterwa gusa ko ryari na ntaryo kuko yaza kurisobanura nabwo ari kumirwa. Ngeze kuri RIB mbitabye ndabaza ntese ibyo simbizi ntibyibuye simbizi ndabaza ariko niba uvuga ko namuteye ibuye mu kwezi kwa 5 tukaba turi mu kwezi kwa 11 yaberetse igikomere. Niba yarakiberetse mwaba mwaragifotoye cyangwa se akayerekana ifoto y'igikomere afite nayo banyeretse. Ariko noneho igitangaje amubwira abatangabuhamya yatanze abatangabuhamya nyene yatanze abatangabuhamya 3. Abatangabuhamya wa mbere n'umukobwa cyangwa se umugore wakoraga mu kabari kwa mukuru we. Nawe urabona bano bagore bakora mu tubari. Ndababona. Kandi yaravuye yaravuye mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Gisozi. Hano ku Gisozi. I Kigali. Amuzana mu kabari kwa mukuru we. Wa kabiri ni umukozi wo mu cyokezo n'umucoma. Ndetse bamwitaga n'izina nyine ryijyanye no gucoma. Abo bakozi babiri yatanzemo abatangabuhamya mu buzima bari batarinjira iwacu. N'ubu bageze imbere hano ntabwo bakubwira ko urugo rwacu baruzi. Aho gutanga abatangabuhamya abaturanyi abaturage
yatanze abatangabuhamya cyangwa inshuti z'umuryango abatangabuhamya bagize umugore ucuruza inzoga mu kabari rimwe na rimwe abayicuruza burya akenshi urumva nawe umugore wicuruza n'umucoma baturutse mu kabari kwa mukuru wawe kugira ngo ubazane ngo nibashinje umugore washatse mwashakanye mukundana mukabyarana tari inshuti z'umuryango wenda dufite abaturanyi batuturanye benshi nta n'umwe yatanze kuko ariko hari n'undi ngo yafashe undi byashoboka ko n'ubundi kubera ko mwari mufite abana bakuru ko yabatanga mu batangabuhamya nyine uwa gatatu mu batangabuhamya yafashe umwana wa gatandatu abari we ajyana niba harabayeho ihohoterwa ko ihohoterwa rikorwa igihe kirekire kuko udatanga umwana wa mbere ugatanga uwa gatandatu yenda ubwo azakora indi dosiye ahindure simbizi bivana n'umuntu ariko icyo nakubwira cyo nuko ngezeyo nababajije ayo mafoto y'ibikomere ntabwo bayanyeretse bambajije ihohoterwa babwira ko ihohoterwa ridashobora kumenywa n'umukozi uje vuba mu kabari kwa mukuru we kandi ucuruza inzoga n'umucoma ntabwo bari kwinjira mu rugo iwacu nta nubwo bari bahazi nta nubwo n'uyu munsi barigera bahinjira urumva ko icyo ni ugusebya umuntu cyane icyo rero icyo kirego cyarahavuye ku ruhuha urabyumva niba amategeko y'u Rwanda urayazi amategeko y'u Rwanda arubahirizwa abanyamategeko turabemera uyu munsi ni abantu twemera kandi u Rwanda rugendera ku mategeko niba ibyo byaha narabikoze kuki RIB yaruhuha itampannye nuko yasanze atsindwa cyarahavuye rero kijya muri RIB ya Gasabo mu bugenzacyaha bwa Gasabo nabo bacyohereza mu rukiko aho ubugenzacyaha bwasabaga urukiko rwa Gasabo kumfunga imyaka 2 urukiko rwa Gasabo ntabwo rwampamagaje igipapuro ndagifite hano icyo ngicyo cya RIB Gasabo icyo gipapuro rero naje kwibaza nti umugabo aramutse akureze muri RIB mwashakanye abatangabuhamya agatanga abakozi bo mu kabari kwa mukuru we umugore ucuruza inzoga n'umucoma kandi muri ako kabari haba harimo abantu banyweramo benshi ndetse bari banarimo numvise ko hari n'undi mwana babwiye ngo najye kunshinja w'umugabo wabaga ndetse muri ako kabari nabakoramo baramubwiye ngo najye kunshinja arababwira ati ngiye uriya mu mama sinshobora kumushinja ikintu ntabonye baramwirukanye pole kuko yazize ubusa yihangane tugeze kuri icyo gipapuro cya RIB urumva umugabo yakureze muri RIB agakora ibintu nk'ibyo ngibyo abatangabuhamya n'abakozi bo mu kabari kwa mukuru we agafata n'umwana wawe akamushuka nuko umushuka umwana barengana burya akamwandikisha ibintu nk'ibyo ngibyo bisebya cyangwa se bishinja mama wowe urumva ko atari ikintu cyiza ubu ngubu ntabwo mwabana mwishuka ni ikintu gikomeye nibwo rero nanditse ibaruwa nishinganisha kuko niba umuntu akureze muri RIB gutyo ntabwo wagaruka ngo mubane mwishuka kandi umutekano wawe icyo gihe bari muke bashobora kuhata ubuzima nandika ibaruwa nishinganisha nyandikira inzego zose ari inzego z'ibanze ndetse ari n'inzego z'umutekano uhereye kuri mudugudu gitifu akagari gitifu umurenge kugera ku kwa meya ndetse n'inzego z'umutekano bose barabibonye bamaze kubibona urumva ko nari nandikiye gitifu umurenge mu buyobozi bwe cyangwa se mu bubasha bwe yankuye mu nzu banshyira mu yindi nzu nkijyamo inzu bagushyizemo ni y'umurenge ni y'umuryango ni yacu ni yanjye n'umugabo nanone mwari mufite inzu ebyiri dufite nyinshi ariko bampaye imwe muri izo nyine ngo mbe nyigiyemo hanyuma nyibamo nayigezemo itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2020 naje rero kwibaza nti ubuzima bundi iyo washatse warashatse ugomba kubona n'uwo mwashakanye mu gihe mwese mukiriho niba ngiye muri iyo nzu nawe agasigara hariya kandi ku bibazo bimuturutseho nafashe cya gipapuro cya RIB kijyana mu rukiko rwa Nyamata nsaba ko bantandukanya n'uwo mugabo kuko nabonaga atakiri umugabo ahubwo ari umugambanyi ubwo rero ikirego naragitanze cy'ubutane
ariko urazi ko kiba gishamikiyeho icyo bita refere. Cyo cya refere rero nabo banzuye ko ampa ibintunga amafaranga noneho bakampa niyo nzu nyine bw'agateganyo. Nuko mbaho ngaho rero nyine tugaruka inyuma kuri side y'umugabo. Ubundi ubwirwa n'iki cyangwa se n'iki cyatumye akwanga? Urakoze. Umuntu afite umutima we kandi ntashobora gusoma uretse Imana yonyine igisoma imitima kandi ikayisomera rimwe icyarimwe ku bantu. Ntabwo nakubwira ngo ni iki kuko ntacyo nzi, ariko ahubwo aragifite kandi ashobora no guhera ku busa kuko dayimoni yayemereye ikinjira y'urwango cyangwa se y'ubugambanyi cyangwa se y'ubugome. Iyo yemereye iramukoresha, bitayemereye ntigukoresha. Icyo gihe usaba imbaraga z'Imana. Iyo wemerera imbaraga nk'izo ngizo ziragukoreshwa aba wagambanira uwawe, hari nuko kwigambanira cyangwa se ukaba wamwanga kuba wiyanze. Iyo ugambaniye umugore mwashakanye mukabyarana mugakundana uba wigambaniye burya. Mu bakristo akenshi twizera ko ubundi nta kintu kiba gitunguye umukristo, nuko mbyizera. Yego. Kandi nawe nuko. Ese mu myaka yo hambere ukiri muto cyangwa se urabona bije muri 2019 ubundi hari igihe Imana yabikubwiye ko uzahura nabyo? Burya usenga Imana cyane ukaba umukiranutsi cyangwa se ukagerageza gukurikiza amategeko y'Imana. Iyo ugerageje gukurikiza amategeko y'Imana uhura n'ibigeragezo. Iyo rero ikigeragezo kije ugerageza gusaba imbaraga ku Uwiteka kugira ngo ubashe kukibamo. Nanone ikindi, iyo uri umuntu w'Imana, iyo uri umwana w'Imana, ikigeragezo kikugeraho Imana yakigutanzemo, Imana ikakibamo. Waba uri kugambanirwa Imana ikabirahari ikabikuraho. Waba uri gucishwa hirya no hino kuribatwa Imana ikabirahari ikabikuraho. Rimwe na rimwe ukarya bikemera, ukaryama bigakunda, ndetse ukanabyibuha bigashoboka kuko Imana yakigutanzemo. Ariko Imana itakigutanzemo cya kigeragezo kiraguhitana. Iyo wemera Imana rero Imana igutanga mu kigeragezo ukakibamo wizeye kandi uzi neza ko kizarangira. Tugarutse ko ubushingiye habayeho umwana wa kabiri wawe. Nashingiye umwana wa kabiri. Umwana w'imfura afite imyaka ingahe? 28. Yego. Uwa kabiri niwe washingiye? Washingiwe. Byagenze bite kugira ngo bakwirukane mu bukwe bw'umwana wawe? Umwana wa kabiri yarashingiwe. Ariko aho byabaye cyane ni igihe nashingiye umwana wa kane. Umwana wa kabiri yashingiwe ubukwe sinamenya aho bwabereye, ariko invitation barayitanga nanjye barayimpa. Ayuha umwana wa gatandatu. Kubera iki wamenye ko ubukwe bwabaye ariko ntumenya aho bwabereye? Kuri invitation nta address yari hari? Kuri invitation handitseho ngo ndamenyesha, ntiyavuze aho ubukwe bubera. Ngira ngo n'abaturage bahawe izo invitation barabizi kuruhuka, ntabwo ari inkuru mbarirano. Yashyizeho ngo ndamenyesha, noneho akavuga ngo kubera corona ngo abantu bagomba kuba bake ntibazazi. Ahantu bizabera ntabwo hari hariho? Ntabwo hari hariho, ariko kuri invitation yawe gusa? No kuzindi. No kuzindi narebye, no kuzindi z'abaturanyi nta hantu ubukwe buzabera hari hariho. Ntaho gusabirwa, ntaho gushyingirirwa, nta naho gukorera reception. Noneho rero ngewe naje kubushakisha, nkoresha moto y'umunyeshuri twiganye. Nshakira muri zino district 3 za Kigali z'umujyi wa Kigali. Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge. Yego. Ubukwe tubusanga Kristos. Ariko twananiwe. Mpagera saa, arambwira ati ubukwe ndabubonye. Mpagera saa 5, ubukwe bwari saa 7. Mpageze ndicara ariko ndeba n'agapapuro kabemerewe gutaha ubukwe. Umukobwa bari bamwemereye 15, umuhungu 15. Kuri kote y'umukobwa rumva niho narindi habanzaga umugabo hagakurikira izina ryanjye n'abandi. Ntaguciye mu ijambo, kunuze kuri invitation haba hariho umuryango wa kanakana unejejwe no kubatumira mu bukwe bw'abana babo baba ari bo buzabera. Ntago izina ryawe ntago ryari ririho? Oya, ngewe ndi umumama yari yanditse izina ry'umupapa w'umuhungu n'izina ry'umupapa w'umwana, ariko ubukwe buzabera hariho. Nta hariho. Nari yaraje gutegurwa ntabyo waruzi?
ntabyo narinzi nari naravuye mu rugo kera ahubwo nyuze ngo umukobwa wawe yarasabwe yego n'ubukwe burategurwa utabizi nkeka ko atasabwe kuko hari muri corona yenda ubwo batanze inkwano simbizi ibyo ngibyo naba mbeshye inkwano ntabyo nzi pe ntabyo nzi ahubwo umwana wagiriye kugisa cyane amezi 9 gise n'igisanza ntabwo ari iby'umugabo banyohereje invitation ayiha umwana wa gatandatu arayinzanira arambwira ngo hazaba ubukwe invitation ndayireba nsanga nta hantu ubukwe buzabera njya gukonsirita izo yahaye abaturanyi nsanga ntabiriho ariko amaze kuyimpahamagara musaza wanjye w'Irusizi aramubwira ngo tumuhaye invitation ngo ariko ntabwo azataha ubukwe iryo jambo rivugwa mbere yuko ubukwe buba amaze kumuhamagara musaza wanjye yaramamagaye tamubwira nti ndakeka ko udafite ubuzari bukomeye kurenza ubwo mfite ku mwana wanjye icyo ntabwo wakakimbajije buryo kandi ubukwe ntiburaba reka ubukwe bube nakomeje gushakisha ubukwe ndabubura ariko urumva ko nabumenye nkoresheje moto ubukwe mbumenye nahageze saa 5 ubukwe buba saa 7 twinjira mu rusengero hanyuma mu rusengero rero nibwo baje gutuma umusekirite ngo sohora uriya mu mama ndamubwira nti sekirite ugutumye namubonye ariko banyecinze umuriro ndi kuri liste y'abataha ubukwe nanone kandi ikindi ndi nyina w'umukobwa nasohoka gute ashyiraho imbaraga ndamubwira nti wishyiraho imbaraga wishyiraho imbaraga kuko imbaraga zawe ntacyo zivuze ntabwo wasohora nyina w'umukobwa abantu bari ahangaha bose burya basohoka ariko nyina w'umukobwa agasigara kuko niwe ufite priorite ku mwana we no ku bukwe bwe yarabiretse ubukwe burarangira nagiye mu modoka ya ba mwana reception ibera Nyarutarama none reception irangiye habaye gutwikurura aho nyene bwari bwije kandi ari muri corona mubyara w'umugabo yahamagaye taxi voiture imutwara nyitereramo nanjye ndagenda sinabifite aho nerekeza kuko nta muntu nari mfite nabyutse icyo gihe twaragiye ngira ngo narayimara natacaci inyuma y'urusengero waraye inyuma hanze uvuye mu bukwe bw'umwana inyuma y'urusengero mara natacaci uvuye mu bukwe bw'umwana wanjye nta n'igice nari mfite nta nubwo nigeze menya iby'inkwano nta kintu kimwe namenye mu gitondo ndabyuka ntaha Bugesera yego ngiri Bugesera ubwo nashingiye umwana wa kabiri ari wowe rushingiye ubwa mbere ejo bundi rero kuri 20 z'ukwa 8 atanga nanone invitation atangana tutwa dupapuro tw'inama y'ubukwe ngira ngo wazitanze nawe arabizi kuruhuha ntako yampaye nta invitation yampaye ariko ubwo ni woda bari bamuhaye nyine birumvikana yagomba gukora icyo bamutegetse nashakishije ubukwe ndabubura none ku wundi mwana wa kane ariko ushingiwe bwa kabiri tuze kumbaza ngo nabimenye gutaho ngaho wihangane nibanga ryanjye mu by'ukuri namenye aho ubukwe bwabereye Onomo Hotel ku isaha ya saa 12 n'igice saa 1 nari ngeze kwa Kanimba ndavuga nti bataza kwitwaza corona kwa muganga nipimisha corona virus basanga ndi negatifu hari umwana nawe wari wansabye lift ndamubwira tugende nawe yarambwira ati mpimisha nari nsigaranye amafaranga 5,000 byonyine uwo mwana ndamupimisha turagenda na shoferi tugera Onomo Hotel saa 2 n'igice tuhageze umuntu nabashije kubona ni ba mwana w'umugabo n'umukwe ndabasuhuza ngiye kubona mbona haje mukuru w'umugabo haje n'umugore wabo no kuvuga umugore wa murumuna w'umugabo nabo ndabasuhuza nyuma mbona umugabo araje atwaye umwana wa nyuma kuko abana b'abakobwa bose bari bucura bwacu abana b'abakobwa bose bari baraye Onomo Hotel ndavuga nti nta kundi ariko ubwo duhagaze nyine hepfo yaho mbona nkaho bashyingirirwa simbizi niko nabibonaga umugabo aravuga ngo nibazamuke bajye haruguru security arasoma ngo umuntu utibona kuri liste ngo ntiyinjire nari mpagararanye n'umugore wabo nari mpagararanye na ba mwana ndavuga nti ntabwo nari kuri liste liste
umugabo kwibagirwa kuri liste y'umwana wabyaye ukamutwita amezi 9 igise n'igisanza uwo nguwo umwitute kandange nkubaze ihangane umwitute yala security yaravuze ngo nguti yumva kuri liste ntiyinjire ndavuga ntigiye ndi mama w'umwana ari kuri yani papa w'umwana tugaruka aho ngaho gato hari umuntu wari bazanye ugusimbura ntawe nabonye nanabajije uwo mugore wa murumuna we ese niwe bazanye unsimbura ararira ararira bamwana yarabyumvaga umukwe yarabyumvise security aragenda abwira umugabo ati nubundi bakwemereye abantu 50 ariko ufite 43 ushyiraho umugore ushyiraho nyina w'umwana nyina w'umukobwa aravuga ngo ntabwo ari nyina wa mu mama twari kumwe uriya nyine umugore wabo yarongeye amena amarira menshi ndamubaza ntise kurira ntihangane kuko ibi kigomba kuba ikigeragezo umuntu yakira kuko Imana igifashisha umuntu agakomera turamanuka twegera hepfo ubwo nibwo batangiye kunsohora ariko tuza kwicara muri za ntebe zari ziri hepfo ntabwo nigeze kubwira kuri onomo wabibona noneho aho bari bateguye nyine haragaragara umukuru w'umugabo yari yicaye ku ntebe ya mbere ba mwana akurikiyeho umugore wabo n'umugabo yicaye iburyo bwanjye nge ndi ibumoso bwe ndakeka ba mwana yabwiye ko twarabyumvaga ibyo yamubwiraga yaramubwiye ati inginga murumuna wawe areke gukora aya mahano ni hano yakoze ni ishyano kira ni ikintu kitabaho n'Imana yo mu ijuru yarabyanditse ntabwo nabeshya ntabwo kira kintu kibaho umugabo rero yaracecetse uwo mukuru w'umugabo yaracecetse nta kintu yavuze nabwo yarahindukiye ashaka kumvugisha nanjye ndaceceka mwima amagambo kuko icyo gihe ni igihe kiba gikomeye haje rero undi muntu nanone uturutse hanze ariko yiyerekana ko ari nka chef ngo w'abasekirite arambwira ngo afite ubutumwa bwanjye tambwira nti rero nta ubutumwa buri secrete ntabwo mfitanye nawe bifugire hano arambwira ngo ninsohoke ntabwo nkenewe ndahaguruka ngiye kugera hirya kura n'umwana wanjye wa gatandatu nawe arambwira ngo mu gihe udakenewe sohoka ni nk'inkota isobota ndasohoka negera hirya ariko njya ku modoka bose baraza barambwira ngo ninsohoke hari umudamu wakuburaga arabwira ngo ibi bintu mukoze ngo Imana izabamanuriraho amakara abari kuvuga abati niyo umugore atabana n'umugabo ntabwo yamusohora mu bukwe barambwira ngo nihute cyane ngo mva aho ngaho ndababwira nti ntegereje shoferi wanjye araza yatse imodoka turasohoka tugeze ariko ubwo mu gusohoka naciye hafi y'umukwe arambwira ati hangane nawe ngira ngo amarira abungaga mu maso nanjye kwari uko tugeze hanze imodoka iratunaniranye na shoferi iratunanira dusa n'abantu bahagaze haca umusaza atubaza ngo ese murarwaye tuti imodoka sirabananiye tutiratunaniye mbashakire se umuntu ayibatwarire mufite amafaranga turamuga ati ntawe dufite ariko umushoferi yari hanganye gato yishyiramo akabaraga atwara imodoka angeza Inyanza akugeza Inyanza muri gare tugeze muri gare arambwira ati ngaho rero va mu modoka ukomeze kwihangana ngewe ndagiye mvamo ariko wa mwana twahaye lifti yakomeje kuntwariza agakapu tugera ku modoka Nyanza Ruhuha nyinjiramo yari imodoka y'umushoferi wa Ruhuha nawe turatahana geze Ruhuha barambaza ngo twamenye ko Inyanza wari uri kumwe n'umwana ushobora kuba ari uwawe ndababwira nto yasi uwanjye nubwo angana n'abanjye ariko n'umwana wari wamperekeje nuko byagenze nyine ngera mu rugo byari ibintu bikomeye ngira ngo ni ukuryama ariko kibaza byinshi umutima ugakurya ba mwana wawe ntabwo bigeze bagukuvugisha se nyuma y'iyo skandale nyuma y'ayo mahano mabi ateye isoni yakozwe n'umugabo ntabwo ba mwana w'umugabo ntiyampamagaye ahubwo nahamagawe na ba mwana w'umugore
bakubwira arambaza ngo ese ngo kuki ntagiye ngira mwene wacu Kigali ngo kuki ntagiyeyo ariko burya ari wowe wabishobora ntibyaba byiza umuntu agiye mu rugo. Hari abantu bose muri famiye yavukamo bari batumiye mu bukwe? Ntabo nabonye, nta n'umuntu wo kuruhuha wigeze utaha ubwo bukwe keretse ab'umuryango we. Ab'umuryango we nabo nabonye ni uwo mukuru we, undi nabonye ni uwo mugore wabo. Niba abandi baraje nyuma yari yabahaye amasaha atandukanye simbizi kugira ngo abanze akora amahano, birashoboka ko hari abaje nyuma. Abana barabyaye barashyingirwa, bamaze gushyingirwa ntabwo wigeze ujya kubasura se? Ni ku itariki 20 z'ukwa munani. Ubu se umuntu utakwemereye kutaha ubukwe, umugabo mwashakanye gusura mu bukwe, imbaraga zo kujya gusura abana ujye gusura umukwe n'umukobwa wawe? Nta nubwo nzaho batuye kugeza ubu ntabwo uzaho batuye? Nta nubwo baramvugisha. Nyuma y'ubukwe ntabwo wigeze bakuvugisha? Na mbere y'ubukwe ntibamvugishije. None wa undi wa kabiri ari wowe washingiye mbere? Washingiwe mbere yarabyaye. Ntabwo nigeze menya ngo yaratwise, nta nubwo namenya ngo yagiye kubyara, nta wabimbwiye. Ariko avuye umunsi wo kuva mu bitaro, ba mwana w'umumama yarampamagaye arambwira ngo barabyaye abana 2 kandi barava mu bitaro. Yabimbwiye umunsi wo kuva mu bitaro. Ubwo biba birarangiye. Natekereje kujya kubasura ko nari nabiteguye, bahita bafunga Kigali guma mu rugo. Hashize igihe natwe baradufungira ruhuha badushyira mu kato muri guma mu rugo. Ubwo nyuma yaho niho habaye ubukwe. Ariko igihe ni igihe nzababona abana. Hari ukuntu iki kibazo ufite cyangwa se izi ntambaro gura nazo, hari ukuntu uvuga ngo ubundi bigenda bitewe ukeka ari iki cyatumye abana bose barindwi wibyariye wowe bakwanga? Umuntu aramutse akwanze, uwo mwashakanye akwanze, akakwangisha abo mwabyaye, burya aba yifuza kwiharira imitungo. Ikindi abateganya arazi neza ko nkunda abana cyane, uko nabareze abaturanyi barabizi, n'urukundo nari mbafitiye barabizi, uretse nabo nabyaye nabo ntabyaye ndabarera. Atekereza ko kubatwara cyangwa se kubashwashuka ibintu nk'ibyo bibi, atekereza ko watorongera, ashaka gutuma wiyahura se, cyangwa se ko wiyahura urakoze cyane, cyangwa se ko wiyahura, cyangwa se kuhinduka umusazi. Ntabyo azabona kuko hari Imana. Nakubwiye ko hari Imana ibanza mu kigeragezo. Imbaraga uzikura he zo gukomera? Imana, senga Imana. Akazi ufite nta mwana ukuba hafi mu mbyaro 7, wenda atari uko bapfuye ahubwo barahari. Iyo abantu bakuvuyeho, imbaraga uzikura he? Iyo abantu bakuvuyeho, Imana irakwegera. Aho nkuri imbaraga nta handi, ni ku mbaraga z'amasengesho. Imana ni itanga imbaraga zo gukomera, igatanga imbaraga zo kwihangana, igatanga imbaraga zo gushikama, ndetse wa undi wagiye kuko yishobora byose kandi ruta byose, ugasanga Imana yarakwegereye cyane kurenza. Yego. Iyo ukuriye uko yagiye abiburwango hagati yawe mu bana nawe, wumva yarababwiraga iki? Yababwiraga se mama wawe gutya ukeka ko ari iki, nirihe jambo cyangwa se niye metode umugabo yakoresheje kugira ngo abana bakwange bose uko ari 7? Iyo metode yaba yarakoresheje ntabwo yaba ari metode nziza. Ariko umbajije ngo niki nkeka ko yabwiye abana, nakubwira nti gukeka n'icyaha kuko ntabyumvise. Iyo nza kuba narabyumvise nabikubwiraga, ariko ntarabyumvise. Gukeka n'icyaha ku Mana, ntabwo nakeka. Ariko ntiyababwira. Akugeze kuganiza ko yakubwiraga ngo yababwiraga ngo mama wawe ngo ni umukozi, ngo ntabwo yababyaye, ngo ibyo niba yarabibabwiye n'akazi ke. Uyu munsi yarabibabwiye atarabibabwiye, niwe bizabazwa. Ufite icyizere ko abana bawe bazagaruka? Ndagifite cyane, bazagaruka. Burya ntabwo ikigeragezo wakijyamo ngo ntikirangire, kirarangira. Niba mfite icyo kigeragezo kizarangira kandi bazaza, kandi nzabakiriza yombi. Uruzukuruje ariko ntuzabuzukuru wawe, atari uko bapfuye ariko barahari. Ufite n'abakwe mudahura. Yego. Bashobora kuba bari kureba iki kiganiro, niki wababwira? Icyo nabifuriza no kugira urugo rwiza n'umugisha, byose bizababeho neza kandi Imana izabibafashemo. Akenshi hari igihe tugira umugisha
uvuye ku babyeyi cyane buriya umubyeyi w'umugore atanga umugisha ese bishoboka bite ko wowe ntacyo wavuga nta n'icyo wakora nta n'icyo wageraho udafite uwo mugisha turi ku musozo nimero yawe kugira ngo ugukeneye yewe nimero yanjye izwi kandi ihoraho ni 07 88 86 11 07 ni 07 88 86 11 07 umunsi ubu ngubu usanzwe mu buzima busanzwe ukora iki kugira ngo mu buzima busanzwe ubu ngubu nta akise mfite ku mutungo wanjye byose narabyambuwe nta kintu na kimwe kindengera inzu nagiyemo niyo mbamo ariko hari amafaranga baciye umugabo mu rukiko antunga ubu ngubu barayatanga ahubwo uyu munsi numvise ko ngo batarangije urubanza numvise urundi rubanza yatangije ngo ntabwo barangije urubanza nkibaza ngo se niyo batararangije urubanza ayo mafaranga yatanga ashingiye kuki turasoje murakoze